Bakunzi ba Kigali House, twongeye twagarutse. Uyu ni Elisa wanyu nk'ibisanzwe. Murambabwira ko kuri Kigali House, YouTube channel yacu Kigali House, ariho usanga ibintu byiza cyane bisobanutse kandi bihendutse. By the way, ntago ari ukuba gusa tubazanira imitungo igurishwa n'ikodeshwa, tugira n'umwihariko wo kuba dufite ibintu bihendutse ugereranyije n'andi macana. So uyu munsi rero ni Kibagabaga, aho ngiye kubereka izi villa ebyiri zigurishwa. Iyi ngiyi kumwe n'iriya ngenzi yayo ni inzu nziza zirimo kugurishwa. Buri imwe igiye ifite ibyumba 5, dushe na toilette 5. Ni inzu nziza cyane ziteye amarange y'umweru, ziri muri quartier nziza cyane yakote mwese mukunda y'ibitaro. Ni inzu nziza rwose kandi ziri ku giciro kiri hasi, navuga ko kiri hasi. Ndaza kugenda mbatemberezamo mbabwira n'ayandi madeta yatandukanye, ariko ni inzu zihendutse. Ni inzu rero nziza ziri ku muhanda wa kaburimbo, ziri no muri neighborhood nziza cyane. Ngira ngo neighborhood yazo ni nziza cyane rwose, ni perfect. Nabibabwiye ko ari iyi ngiyi yo hirya kumwe n'iyi ngiyi igaruka hano hino, ngira ngo murabibona. Ni inzu ebyiri, ariko ubwo ni imwe bagenda bagurisha. Urumva yuko ushobora kuzigura ari ebyiri cyangwa se ukaba wanafatamo imwe, byaterwa na budget yawe. Reka ntabatindiye rero duhite dukomezanya mbereke, mite ntangira mbereke ntereye hano kuri jaride nziza cyane. Reka cameraman yigira hano hirya abereke duhereye kuri ino jaride. Ndahera kuri no kote yo hanze, aho nsanga jaride nziza cyane. Ni jaride iteye ubwuzu rwose, ni jaride ubona yuko itanga ubwiza bwinshi kuri iyi nzu. Ni inzu nziza iri Kibagabaga, ngira ngo nabibasubiriyemo, ahantu heza cyane. Ni muri ya quartier mukunda mwese. So ngira ngo urabona ko buri nzu igiye ifiteho akajaride kayo. Ni ibintu byiza cyane. Misemo kubinjiza muri iyi ngiyi, iriya yo hirya nayo byose ni kimwe, na nyirayo n'umwe. Ngira ngo muraza kuyikunda, ndabizi neza, kubera ko ni inzu nziza. By the way, aha ngaha tuhafite korotire, gate nziza cyane ndende. Rwose ubona ko imodoka waba ufite yose ko yakwirwamo. Guys, mujye muduhana commentaire mutubwire uko mwabonye izi property, kuko rwose tuba twakoze iyo bwabaga tukabashakira ibintu byiza kandi biri ku giciro cyiza. Aha ngaha ngeze ngewe nageze muri parking already, aho hajyamo byibura imodoka 3 ziparitse neza, zakwirwamo ziparitse neza rwose zitabyigana. Iyi nzu ndayibereka mu mpande zose. Ngira ngo murahabona kuri no side aho dusanga umwanya wa jaride mwiza cyane. Ni indabo nziza, ntago ari munini ariko utema indabo ubona ko zitanga ubwiza bwinshi. So hano tuhafite rero view y'inzu, noneho ahandi ho ubibona neza. Ngaho ndebera ino nzu. Iyi nzu yacu ifite ibyumba 5, dushe na toilette 5 nabibabwiye. Iri muri quartier nziza cyane hano Kibagabaga. Niba ukeneye kugura inzu, uri umu diaspora, uri umunyarwanda, uri umunyamahanga, anyway, aha nahawe izi nzu ntizibacike kubera ko zirahendutse. Izi nzu wakwibaza ngo igiciro cyayo nangahe. Reka mbanze mbatembereze kugira ngo nze kubabwira igiciro mu kanya. Ndabizi ko muri buze kuzikunda, ariko ngira ngo urabona ukuntu inzu imeze, urabona ko ari inzu nziza cyane. Niba ukeneye kugura inzu muri Kibagabaga, tuvugishe tukugeze kuri izi mari, kubera ko ni imari nziza, aho wagura ukazajya ubona income nziza ku kwezi, aho wagura ukaba utuye neza nawe uri umukapo, kubera ko ayo mafaranga y'izi nzu zigura aba ari menshi, ariko ugereranyije n'agaciro kayo niho tuvuga ngo iyi nzu ntabwo ihenze, kubera yuko amafaranga tuyajyanisha n'icyo turimo kuguha, tugasanga izi nzu ziri affordable. Ariyo mpamvu twakubwiye ko ziba zihendutse. Twakomeje rero, ntimuze gucikwa n'iyi video. Twageze hano kuri ku rubaraza rwiza cyane, aho dusanga urubaraza rwisanzuye, urubaraza rugari rwose. Uru ni urubaraza rwose, ni uvanga ino side ya hano yose. Uru ni urubaraza ngewe ndiho rwa saro. Urabona yuko ni urubaraza runini rwisanzuye, aho dusanga urugi rwiza cyane. Ni urugi rutanga umucyo uri naturere mu gihe waba utacanye n'amatara, kubera ukuntu urugi ari runini. Ni ibirahure gusa. Urabona yuko saro itagira ikibazo cy'urumuri ngo rwabaye ruke. Ubwo kandi nakomeje, ntabwo ndi buze kubatindira cyane, nahise nkomeza muri saro. Tubahaye ikaze muri saro, aho dusanga saro nziza cyane, saro yisanzuye, saro ngari. Mbese urabibona nawe ko ino saro ihagije rwose. Ndayitemberamo yose, mugende mureba uko ingana, ariko murebe iyi saro ukuntu ingana. Reka duhagarare mu nguni zose, n'ahari hirya naho bayibereke neza.
urabona ko ni salo irimo gypsum, ni salo irimo amatara meza, ni salo ishimishije rwose. Urabona ko nta muntu utakwifuza kurira gusingira muri ino salo, ni nini cyane bihagije. Iyi salo rero ntayitinzemo, ndahita nkomeza kuri sale à manger, aho usanga sale à manger nini nayo by the way wagira ngo ni na salo ya kabiri nayo. Urabona yuko ni sale à manger nini rwose bihagije. Urabona yuko turebeye mu nguni zose ni sale à manger ihagije rwose nini, nta kubeshya kurimo. Nayo plafond ni nziza, mwayibonye ni gypsum, itara ryiza cyane. Tukaba twanakomeje kandi ntabwo tubatindira, tukaba tugeze hano mu gikoni. Igikoni kiri open American kitchen kuri sale à manger, kiri open. Ni igikoni cyiza cyane kandi kinini, mbese kugitemberamo haryo ubwo aha hantu watekeramo uziko ni watekeramo kuko hano hantu haba hahagije kubera umwanya waho ukuntu ungana. Ni umwanya munini cyane, aho dusanga tebo nziza hano mu gihe wenda nka madamu atetse urimo kumuganiriza wiyicariye hano cyangwa murimo gufata breakfast, aho dusanga ububati bwiza cyane bugiye burimo hano. Urabona ni amakabineti meza, hahandi ho ushobora gushyira ibiribwa byoroheje. Hano rero tuhafite kuka, urabona banayishyizemo already. Urabona ko ari ibintu biteguye neza. Dufite hano lavabo nziza cyane, dufite amazi. Urabona yuko ari ibintu bisa neza cyane. Dufite utubati twinshi cyane muri iki gikoni cyacu duhagije. Reka rero duhindukire tubereke no kuri storage, aho dusanga storage. Niba ufite ibiribwa usukamo hano, urabona yuko ari ikintu cyiza nacyo bazirikanye kandi cy'ingenzi. Nta handi hantu wasanga inzu nk'izi, ni kuri YouTube channel yacu Kigali House. Dukomeje kubashimira guys, abaje batugana twarababonye, tubana serivisi. Mukomeze mukore subscribe kuri iyo channel yacu. Ntabwo dutinda, turahita dukomeza. Twabwiye ko ari ibyumba bitanu, hasi hari icyumba kimwe. Reka dukomezanye duhite tubereka. Hano kuri ino kote turahasanga toilette y'abashyitsi. Abashyitsi bakoresha ino toilette batiriwe bajya mu byumba. Hanyuma nanone niyigira inyuma bereka uno muryango ariwo usohoka muri salo. Ubwo ni ukuvuga ngo n'umuryango ukinguye ujya kuri salo cyangwa ugakoresha ino toilette. Twakomeje twagiye mu byumba. Ahangaha turahasanga icyumba cya mbere cyiza rwose kinini cyisanzuye, aho dusangamo garderobe nziza. Urabona ko ari garderobe nziza nini yisanzuye. Icyumba nacyo ni kinini, nubwo aya byumba bitanu yagerageje kubigira binini cyane. So iki cyumba tukivuyemo hano twafite dushe na toilette, aho agiye kwibereka. Ni dushe na toilette byisanzuye nabyo binini rwose, ubona ko bihagije. Ngira ngo murabibonye neza. Reka rero komeze bereke n'ibindi byumba biri hejuru ubwo n'ibindi. Tukiva rero kuri no kote yo hasi, reka dukomeze hejuru muri stairs zacu nziza cyane, aho dusanga amatara meza. Ngira ngo namwe murabibona amurikira zino escalier. Urabona ko ari ibintu byiza cyane kandi bigaragara neza. Tuvuye aho ngaho rero ngira ngo murabona neza. Reka tubereke mu byumba. Turabanza tubatembereze muri iki ngiki, aho dusanga icyumba cyiza cyane kirimo garderobe nacyo cyisanzuye, amatara meza. Reka bayabereke. Ngira ngo urabona ayo matara agiye ari muri ibi byumba kandi byose agiye arimo. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Turahita dukomeza hano muri iki cyumba kindi, nacyo ni icyumba cyiza kinini kimeze neza, nacyo kirimo amatara meza rwose. Nta hantu ho basimbutse guys. Hano tuhafite garderobe nziza nayo nini. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ibi byumba bibiri rero bikoresha ino dushe na toilette. Urabona ko ari byiza pe. Idushe na toilette nziza nini yisanzuye, irimo ibikoresho byiza bihenze. Reka rero dukomeze mbereke no mu bindi byumba. Twakomeje tukiva hariya duhise dukomeza hano muri iki cyumba. Wow, reba icyumba cyiza kinini, twagira ngo ni chambre principale kandi ntabwo ariyo. Urabona ko ino nzu rwose ifite ibyumba binini. Ubwo iki ni icyumba cya kane tumaze kukwereka. Iyi nzu yacu ifite ibyumba bitanu, dushyira toilette 5. Nayo amatara meza, igihe tubagerageza n'amatara guys. Urabona ko ari meza cyane.
hanyuma rero nababwiye ko ari inzu ebyiri nanaziberetse, uretse ko nahisemo kubinjiza muri imwe. Inzu imwe irimo iragurishwa ku giciro cya miliyoni 400 zirimo n'ibiganiro, ikaba iri hano Kibagabaga hafi y'ibitaro muri ya karitsiye mukunda mwese nziza cyane. Hano rero tuvuye muri iki cyumba, hano tuhafite dushe na tuwarete yacyo, ariko hariho na garderobe ya extra ariyo iyi ngiyi. Urabona ko ari byiza cyane, niyo mpamvu navuga ngo wagira ngo master bedroom. Hano rero naho tuhafite bathroom nziza cyane, aho dusangamo amashawa meza, dusangamo ibintu byose bimeze neza cyane. Iki cyumba kandi sinagenda ntaberetse bariko yacyo, aho dusanga bariko nziza cyane, bariko nini guys. Urabona ukuntu ino bariko ingana, ntabwo uzagira ikibazo cy'ahantu ho wakwicara ukaba urelaxinga. Ni bariko nini cyane, kandi ino bariko nkwibutsa ko ntabwo ari iya chambre principale, ni iki cyumba. Urabona ko ushatse icyo wakigira principale cyangwa ugakoresha kiriya nka principale. Reka rero nagutindiye nkwinjiza no muri master bedroom urebe uko imeze. Twakomeje rero, ubwo tugiye kubereka icyumba cya nyuma aricyo cya chambre principale. Turinjirana hano, tukinjira hano tuba twagitangiye, aho dusanga dressing room nziza cyane irimo garderobe, ushobora kuhashyira inkweto ze cyangwa iki, kubera ko hari n'indi garderobe nini ihari. Hano tukahasanga bathroom. Urumva nyine ni bathroom ya chambre principale igomba kuba ifiteho itandukaniro. Ni bathroom nini, ni bathroom irimo amashawa meza, ni bathroom ifiteho bathtub. Urabona yuko ni bathroom nyine ifite umwihariko. Ifite hano lavabo nziza cyane, ngira ngo urayibona. Tuwarete ni originali, ibintu byose murabona ko biri ku murongo. Kuri miliyoni 400 zonyine zirimo n'ibiganiro, uratsindira imwe mu nzu muri izi ngizi turimo kukwereka. Kuri izi ngizi ebyiri twakweretse, wahitamo iyo ushaka. Reka rero dukomeze mbereke no mu cyumba murebe uko hameze, aho dusanga icyumba cyiza rwose, icyumba kinini cyisanzuye. Mbese ni icyumba nyine cy'inzu ya miliyoni 400. Urumva kigomba kuba ari icyumba gitandukanye. Urabona yuko harimo garderobe nini cyane, mwabikamo mwese, yaba umugore n'umugabo mwese, no garderobe yabasafika kandi neza cyane. Icyumba kirisanzuye, ngira ngo murakibona. Parafo yacu ni gypsum, aho dusanga gypsum nziza cyane, amatara meza ari muri iki cyumba cya chambre principale. Rebera nawe, urabona ko ari icyumba giteguye neza. Miliyoni 400 zirimo n'ibiganiro, uyu munsi tuvugishije twakugeza kuri ino nzu. Hano rero tuhafite balcony, aho dusanga balcony nziza cyane, ni balcony ya chambre principale. Ubwo ni balcony, urabona ko ari balcony nayo nini yisanzuye rwose, aho uba wicaye wifitiye view. Gerageza ubanyerekere view, ureba neighborhood, ukabona ahantu h'inziri, ukabona yuko ari ahantu nyine ha VIP. Guys, niba urimo kutwumva rero ukeneye inzu yo kugura, ufite bije ya miliyoni 400, ntucikwe n'izi nzu kuko ziri hano Kibagabaga muri ya karitsiye nziza. Ni ibyumba 5, dushe na tuwarete 5. Ni inzu nshyashya, nta muntu uraturamo. Nta handi hantu wazisanga, ni kuri YouTube yacu yitwa Kigali House. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, muduhe share, like na comment kugira ngo tujye tumenya ibyo twongera muri izi serivisi tubaha umunsi ku munsi. Tubifurije kugira Imana n'amafaranga. Ciao ciao.